Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba MC Rubangukana Bigwi. Nkuko bisanzwe murabizi genda hagati gaturi ku muriro kaka rutica umugambi yemeje guhiga nkesa ndi igikano cy'imfizi. Ndi rukwaya rw'inkwaya ndi rusakara n'inkubito nyir'ingoma ndica umuricumbikira abacumbitsi. Ndi nyamibwa y'ubufundu ngendanije abo kwijanja banyita rudatinya mwene ntabwo barugegana ingoma ndi umuronko wananiye abanzi. Ubwo bane yari igihumbi babanje ko bisunga imbere ntindakwica ntakurashe ndakegera nkagena icondo ry'ingabo mu byano kariyamira. Akahirahiye kunyegera nako mba ngatereye mwitama ndavugiriza. Bati umusore ni igikaka maze biterera hejuru icyarimwe basingiza uwibarutse Rubangukana Bigwi. Bati naharirwe kuduhabya maze nanjye ndabahabya. Burya rero ndakandagira isigati gito umwanzi unkurikiyaga kuko umutima akagira ngo agiye kurigita. Abo twabyirukanye bakunze kuvuga ko intambwe zanjye ari iz'ubukaka ubukwereye mubona narabubyirukanye ntabwo ariho nigize ubu ngubu. Ndi inyamibwa y'ubufundu ngendanije abo kwijanja banyita rudatinya mwene ntabwo barugegana ingoma ndi umuronko wananiye abanzi. Nkaba kubana Pacifique uwa Nsengimana uwa Ruberandinda rwa Rwatambuga. Yego rero iwacu ni handi mu bufundu mu mfura zifungura. Murabizi harya impyisi n'ibisamagwe ariko ndamutwa Rubangukana Bigwi twataramye niko ye. Iyo mwiriwe ntarungu nizere ko mumeze neza nanjye uko munyumvise nuko nejo niriwe nanjye ndizihiwe cyane kandi nizihiye bene Rubangukana Bigwi nizihiranye namwe. Yego nizere ko mumeze neza rero mba mfashe umwanya mwiza nk'uyu nguyu mangaya ngaya kugira ngo twigarukire muri ya gahunda yacu nziza cyane nise bya bihe. Twageze muri bya bihe rero, bya bihe byaranze basogokuru bacu, bya bihe byaranze twebwe hambere tukiri batoya, bya bihe byaranze u Rwanda, ibihe byiza cyangwa se ibihe bitari bimeze neza byose tugomba kubyibuka muri ya gahunda yacu ya bya bihe. Uyu munsi rero, uyu munsi ndagira ngo munyemerere, hari umuvandimwe wambwiye ati Rubangukana Bigwi ati ese nta kuntu wazagira gutya ko wigeze watubwira ukuntu abasore bo hambere bagiraga gutya bagiye gusaba bakagenda bumva ikiradiyo bagiye kunyura mu murenge. Ati ni ukubera iki utigeze utwibutsa ukuntu hambere hariho amaradiyo bajyaga bashyiramo bande, kwa kundi bajyaga bayifata bakayikaraga ku ikaramu. Bari abagabo ukuntu ngo bari abahanga ubundi agahita ahindura umuziki yakaraga karenza bikamusaba kongera kuyihambura. Ati se ako kantu kuki utigeze ukatubwiraho? Ngira ngo wenda kubabizi abantu bo hambere bakundaga umuziki cyane. Ariko kugira ngo babone umuziki izi za flash disk zari zitaraza za memory card, hambere bakoreshaga iyo bita bande, bakayishyira muri zino radio bitaga za rubaho. Sinzi niba muzizi, babanzaga gukaraga ku ikaramu, yabaga azi inshuro ari bukarage akabageze ku ndirimbo ashaka, abantu bagakomeza bakabyina atabavangiye kandi akabikora neza cyane. Yego. Ati se yongeraho atari ko ujya wibuka abasore bo hambere ati mu minsi ishize ukuntu bajyaga bambara pocket? Atari kako kantu karacyabaho? Ati ubu hari umuntu ukigira gutya akambara pocket, akambara nk'uwabineyemo. Biratwazira twarazambaye cyane ababizi tukiri abanyeshuri. Ubundi kofi yabaga igera mu ntege. Ariko tuvuze iby'ikofi muranyibutsa, babasore bajyaga bafata itafari bakariconga bakarishyira mu mufuka ukagira ngo ni ikofi irimo, ukajya uvuga ati ati harimo akantu. Murabibuka cyangwa ntago mujya mubibuka? Basore bambariraga munsi y'amabuno ikofi ikora mu ntege cyangwa ku mfundiko, kandi ari itafari ririmo atari n'ikofi irimo, cyangwa se ikaba ariyo irimo yarayirunzemo impapuro yarazujuje.
ukajya ugira ngo nta mafaranga arimo. Abo nabo abo nabo tujye tunyuzamo tubibukeho gakeya, twongere twiganire, nta kintu biba bitwaye. Yego, abo nabo babayeho. Ariko wera reka tuve no ku basore twigarukire ku nkumi. Hari ukuntu namwe inkumi zo mu cyaro, hari ukuntu namwe mwajyaga mutera agakanta kugira ngo bamenye ko wateye kanta, ukakamanura hano, ukashyiraho akarongo kamanuka hano, ukakageza nk'aha ngaha. Ariko ikintu cyabaga kirimo gisekeje, iyo yageraga gutya agahita ajya kwikorera nk'igitebo cy'ibijumba, ubwo yahitaga agira ate, yahitaga ashyiramo agatambaro mu mutwe, ariko akareba ukuntu uri bukanyuzemo gutya nk'inkumi, ka kantu kakagaragara nyine k'akarongo nyine yamanuye hano akagasiga. Wamubona nyine ugahita ati iyi ni inkumi yikoreye igitebo cy'ibijumba. Utwo tuntu muratwibuka se? Ese hari umukobwa ukisiga ya puderi y'umweru? Ubu ngubu musigaye mushyiraho ka fondoti gusa, akapuderi k'umwe mwana ugasanga yakitotobetse, ugasanga yahindutse umweru. Ubu ngubu ni mu guhinduka inzobe, noneho basigaye bahinduka abahinde. Ni bya bihe nyine tugomba kubigarukaho byose, mwese tugomba kubagarukaho, ntabwo tuzajya tubasiga. Tugomba kubagarukaho tukaba tubivugaho byose kwa MC Rubango Kabena Bigwi. Gahunda rero ni bya bihe tugomba kuzajya tuza tukibukiranya bya bihe twanyuzemo, bya bihe byaranze basogokuru ndetse n'ibihe byaturanze. Ntabwo turi bakuru cyane, ariko natwe ku bwacu hari ibyaturanze. Yego rero, reka ngushimire rero wowe wemeye gukurikira MC Rubango Kabena Bigwi. Nk'ibisanzwe gahunda ni bya bihe, mukomeze mukore like, subscribe, share ndetse na comment, ubundi tujye twiganirire kandi twizihirane. Njyewe ndi MC Rubango Kabena Bigwi nk'ibisanzwe, ndabashimiye. Gahunda ni bya bihe.